Njyewe nabonye n'umuntu warongoraga inka. Inka undi nabonye n'uwarongoye imbwa. Nk'uwarongoye imbwa yambwiye yuko mugenzi we yamubwiye ko kurongora imbwa yumvishe biryoshye. Ariko uzi kuba uri umwana ugakura uzi ko witwa papa yamaze no kuba umugabo wawe. Yes, turabashimiye kandi tubahaye ikaze mwe mudahwema gukurikira ibiganiro bya Ishakiro TV online nk'uko bisanzwe. Dutangira tubifuriza amahoro y'Imana ndetse no kubifuriza ibyiza byose, ariko tunabibutsa gukanda kuri subscribe ndetse no kuri notification kugira ngo umuryango wa Ishakiro TV ukomeze waguke kandi dukomeze tugendane neza. Nk'uko mubibona imbere ya kamera turi kumwe n'umubyeyi mwiza, kugira ngo dutangire ikiganiro reka tumuhe ikaze. Murakoze cyane. Nitwa Marie Mukantwari. Ndi umusicologue cyangwa se abo bita abahanga mu mitekerereze, imyitwarire n'imimerere ya muntu. Nkora ku kigo nderabuzima cya Kabarore mu buzima bwo mu mutwe. Murakoze. Ndavuga ngo mwita ku bantu bose baba bafite ibibazo bifite aho bihuriye no mu mutwe. Yego. Hanyuma arya mutubwiye ko bitwa murangira munyibutsa amazina. Marie Mukantwari. Yego. Marie Bienvenue, mumeze mute? Turaho turi amahoro, turashima Imana. Burasirazuba ni amahoro. Ni amahoro n'akazuba kenshi. Hanyuma rero nk'uko mwari mubivuze ko mwita ku bantu bafite ibibazo bifite aho bihuriye no mu mutwe, nge hari ingingo nifuje ko tuganiraho. Murabona hari nk'umugabo ushobora kugira gutya akarongora umwana we, cyangwa se ukumva umuntu ngo yasambanyije inyamaswa. Ibyo bintu hari aho byaba bihuriye n'ibibazo byo mu mutwe? Yego, murakoze cyane ku bibazo mumbajije bibiri. Ngira ngo ngenda ndi bitandukanye ingingo ku yindi. Mwari mumbajije ku mubyeyi usambanya umwana we. Mbere yuko tugira icyo tubivugaho, ndagira ngo nkwibutse isano ry'umubyeyi n'umwana. Iteka iyo umuntu ashaka yifuza kubyara, kuko kubyara ni umugisha. Umwana ni umuntu ukomeye cyane hagati y'ababyeyi. Ndetse iyo umubyeyi yabyaye yifuza ko ari we urinda umutekano w'umwana we, akamwitaho, akamuhaza kwifuza kwe, akamurinda ikibi, akamuha icyo yumva gikwiriye ko umubyeyi yatanga. Rimwe na rimwe hari n'ubwo wifuza kumuha ikirenze ukagishakisha n'imbaraga nyinshi kugira ngo ugereze umwana wawe agubwe neza. Warugize uti rero umubyeyi uryamana n'umwana we, ese byaba ari uburwayi bwo mu mutwe? Birumvikana. Icyo ni ikintu kidasanzwe. Niba wa mubyeyi yishimira kuba yaproteje umwana we akamurinda ikibi, birenze kamere, kuko niba uri n'umubyeyi ukumva undi muntu wo hanze yagusambanyirije umwana, bamugushyize imbere byaba ari ikibazo. Niyo mpamvu niyo bamufashe polisi usanga itabara cyane, kuko nyiri umwana ashobora kumufata akanamwica ako kanya atanabitekereje, kubw'urukundo akunda umwana we, kubw'ineza yifuriza umwana we. Iyo bigeze aho noneho uwo muntu yitwa umwanzi w'umuryango, akitwa umwanzi w'igihugu ko agiye kwangiza umwana. Iyo bigeze noneho ku mubyeyi ugiye gufata umwana we, hagati aho urumva ko imitekerereze y'uwo mubyeyi yamaze guhinduka ubunyamaswa, imyitwarire ye yamaze guhinduka ubunyamaswa. Icyo wumva utakorera n'umuturanyi noneho ukagikorera umwana wawe. Umwana wawe wifuza yuko yashaka ari isugi, yashaka ari imanzi. Nubwo wenda muri ibi bihe usanga benshi wenda batari amasugi ntibabimanzi, ariko noneho tekereza kujya kwangiza ubusugi bw'umwana wawe. Hari icyo uba wamaze guhindukaho muri wowe, wamaze guta icyo bita ububyeyi. Usibye n'ububyeyi, uwafashe n'umwana we n'abandi ntiyabasiga. Uwo muntu rero amaze kwangirika mu mutwe, byumvikana ngo nawe ni uburwayi bwo mu mutwe, ni umurwayi mu bandi ukwiye gufashwa. Usibye nawe ubwe, n'umwana wafashwe nawe aba yamaze kumwangiza deja. Mu buzima busanzwe, wenda tuvuge ubuzima bwo mu mutwe, umwana uri mu myaka 6 kugera ku myaka 11 n'abana baba batangiye gutekereza ku bintu bijyanye n'igitsina, ahantu umwicazanya umukobwa n'umuhungu, akakubwira ngo ngiyewe ntabwo nifuza kwicarana n'uwo muhungu. Ugasanga umukobwa ntabwo yifuza kwicarana n'umuhungu, umuhungu nawe ntiyifuza kwicarana n'umukobwa. Batangiye kwitandukanya mu bijyanye n'ibitsina. Noneho utangiye kumusambanya angana gutyo. Ese urumva ejo heza hazamera gute? Ashobora kuzavamo wa muntu uzagira trouble du comportement sexuel,
agakunda igitsina cyane cyangwa se akacyanga cyane, ashobora kuzavamo wa mwana utagifitiye icyizere abantu, ashobora no kuvamo agahinda gasanzwe cyangwa se twita depression. Uwo mwana umaze kumwangiza ubuzima bwe mu mutwe 100%, kuko igiciro cye ni igiciro cyo kurerwa, ni igiciro cyo gukundwa, kandi urukundo umwana agirira abandi nuko aruvana ku babyeyi. None uwo mubyeyi nta rukundo akimufitiye. Birumvikana ko abantu babiri bose bagiye kurwara mu mutwe. Umwe ararwara mu mutwe abitewe n'umubyeyi, ndetse n'uwo mubyeyi wamaze kurwara mu mutwe. Nta nubwo twaba tukivuga ko ari n'umubyeyi, ni umubyeyi kuko yamubyaye yego, ariko noneho ntabwo twaravuga ko ari na gito, kuko umubyeyi gito we nibura ni wa wundi ufite ikintu akakimpa n'umwana we. Noneho undi we amwangije mu mutwe, amwangije muri societe atuyemo, nibamara no kubimenya. Ariko uzi kuba uri umwana ugakura uzi ko witwa papa yamaze no kuba umugabo wawe, akaba n'umunyacyaha. Ni uburwayi bwo mu mutwe abo twita abapedofili, ni abantu bakunda gusambanya abana. Abo bantu rero bariho, nubwo mu muco nyarwanda abantu benshi mu miryango bikunda kubamo, ugasanga ababyeyi barabicecetse cyane kugira ngo abandi batabasakuzaho bakabavugaho. Hanyuma umuntu cyangwa se umugabo ugera kuri urwo rwego rwo kuba yasambanya umwana we, mubona hanini biterwa n'iki? Nk'uko wakomeje kubimbwira ngo biterwa n'iki, nibyo nakomeje kubwira ko umuntu n'ubundi aba yarwaye, kuko nyine urumva nawe urumva ko ari ikintu kidasanzwe kubona umubyeyi asambanya umwana. Ese ni igiki cyamukuruye? Ubundi igihe umuntu ujya gusambana afite ikindi kintu kimukurura. Ushobora kureba igitsina gore ko avuga uti uyu mugore ni mwiza, wenda mu isura runaka yikagukurura, ateye neza bikagukurura, aboneye ijisho bikagukurura. Ese ku mwana urumva yaba akururwa n'iki? Nta kintu kirimo kimukurura, ahubwo arashimangizwa n'iki? N'uburwayi. Bamwe iyo babibonye rero baravuga ngo wenda yatewe n'amadayimoni, yatewe n'iki, ntibihutire kujya kwa muganga kwivuza. Ariko igihe wabonye umuntu wawe yatangiye gusambanya umwana, no kumutekerezaho ni ikibazo. Buretse ko bajya kubimenya bitinze, kuko isano iri hagati y'umubyeyi n'umwana ntabwo ushobora kumvisha yuko papa yarongoye umwana ugira ngo ni umubyeyi urimo gukinisha umwana mu buryo busanzwe. Urumva na wa wundi wabibonye, niba ari mama wabibonye, nawe agiye kurwara mu mutwe, ubwo se azagirira icyizere ndi, nawe akeneye kuvurwa. Rero impamvu nta yindi, ni impamvu yuko yangiritse mu bwonko, akeneye gufashwa kugira ngo twongere kubaka imitekerereze ye mizima, n'ubumuntu bwe bwongere kugaruka mu bumuntu bw'abantu. Hanyuma rero ibyo bibazo nk'ibyo by'ababyeyi basambanya abana babo bihagaze bite by'umwihariko mu Rwanda nk'ababikurikiranira hafi? Murakoze cyane. Ngiye kukubwira ngo bihagaze gutya naba nkubeshye, kuko nta bushakashatsi burakorwa ngo tuvuge ngo pourcentage ni iyi, naba nkubeshye. Ariko ntabwo bivuze ko bidahari, birahari. Ngira ngo ndakomeza no kuri cya kindi warumbajije, abantu barongora inyamaswa, ibyo twita muri psychologie zoophilie. Urya wa mbere we ni psychopathologie, ariko ya pedophilie, uyu nguyu ni zoophilie. Uwo nguwo rero watangiye kurongora inyamaswa, rimwe na rimwe hari wenda twavuga ikibitera ni igiki. Dushobora kuvuga impamvu nyinshi iyo dukuganiye nabo, abo dushobora kubona. Rimwe na rimwe hari igihe umuhungu aba yitinya, akitinya akaba yumva ko atatereta umukobwa cyane rwose. Hari umuntu uba ucecetse ku buryo akoze ikintu uvuga uti ese iki kintu akoze noneho giturutse kuki, ku buryo nabo bakubwiye ati yanarongoye n'inyamaswa, ushobora kumva ukubiswe n'inkuba. Ariko babaho. Hari n'abantu bakunda kubana n'amatungo cyane, ndisegura ntabwo abantu batunze amatungo bakora ibyo bintu, ahubwo nabo ngabona uko baba barwaye mu mutwe. Wa wundi watangiye kwitinya akavuga sindi buterete inkumi, sindi buterete umugore, ejo yabona inyamaswa atari ku bundi yo ko mbona nayo yimwa niyayo, aho hantu nanjye ntabwo nahajya. Ejo wajya kubona ukumva yagiyemo. Yabikoze rimwe akabona nta ngaruka, bikora kabiri akumva araryohewe, akavuga ati okay, igisubizo nakibonye ni hariya. Rero abo bantu nabo rero babaho kwitinya, hakaba nubwo nyine ushobora no kubyigishwa na bagenzi bawe. Hari abantu bashobora kugana akakubwira ati ngewe njya nkemura ikibazo muri ibi ngibi,
ibyo akabikora. Numva imahanga ho hari n'abaryamana n'imbwa bakabibishyurira abantu bakunze amafaranga, ubwo aba ari undi mwuga nawe ubonetse bari gukoresha. Ariko abo bantu nawe kumva ko wataye uwo muntu ugatuma umuntu ku wundi ukadukira gukorana n'inyamaswa, urumva ni ikintu kidasanzwe. Ngira ngo ni nayo mpamvu nawe wakibajije, uwo muntu uri gukora icyo kintu kidasanzwe, niba twaravuga yataye uwo muntu yadukiye unyamaswa, uwo muntu yamaje guta icyerekezo cye, akeneye kugarurwa kugira ngo aruke ku rufatiro rukwiriye nk'umuntu. Kese rero zo gusambanya inyamaswa hari zo mwahura nazo abantu bavuri cyangwa bakurikirana abafite ibyo bibazo? Yego, njye nahuye nazo. Nahuye nazo n'abagenzi banjye bura bakubwira ko bahuye nazo. Buretse ko kugira ngo ujye kuyibona rimwe na rimwe n'umuryango wagutabaje, wabonye ari ibintu birenze. Abanyarwanda tugira umuco, ubundi mu muco w'abanyarwanda nta munyarwanda uryamana n'inyamaswa. Iyo babibonye rero kenshi ibyo nagiye mbona nabo bavugirijwe induru n'abandi, akavuga ati dore turamubonye ari ku nyamaswa, ejo akiruka, ejo bakongera nabonye n'umuntu warongoraga inka, undi nabonye n'uwarongoye imbwa. Ibyo noneho rero ubunyamaswa agakomeza akabisubiramo iteka, ugasanga ari ibintu byamwanditse, ni nka kashe yamwanditse ku bwonko, ku buryo kuri we igitsina gore ntacyo kivuze, umuntu ntacyo avuze. Urumva uwo muntu watangiye kujya ku nyamaswa azakunda iyo nyamaswa ku buryo ashobora kuyirindira uburinzi cyane kuruta ubwo yakarindiye umuntu. Abantu rero niba mwarabashije kubageraho no kubaganiriza, ubwabo bivugiraga ko babiterwa n'iki? Ni bya bindi nahoze nkubwira mbere, nk'uwarongoye imbwa yambwiye yuko mugenzi we yamubwiye ko kurongora imbwa yumvishe biryoshye. Ahangaha ariko ndagira ngo sabe baza gukurikira ikiganiro, hari igihe uvuga ikintu ugasanga n'undi muntu agishotsemo akigiyemo. Uwo nguwo ni uko byamugendekeye. Uw'inka we ngo yabanye nazo akajya buri ukuntu yumva yitinya, nk'uko nahoze mbibabwira kare, agatinya gutereta umukobwa, akavuga ati subuna agenda nkamubwira iki, use nahera kuki, natangirira hehe, use nahera he, ndetse nakwiyambura imbere ye, ariko inyamaswa ye ntiyamvuga, nawe akaba aradutse aragiye. Urumva rero uyu muntu wadukiye inyamaswa afite ibintu byinshi yataye. Uko abanyarwanda tureba burya tugira, hari kuba dufite umuco duhuriyeho, ariko tukagira n'amadini cyangwa se amatorero turimo aducira imikato cyangwa se imbago cyangwa se bariyeri tudakwiye kurenga. Urumva rero umuntu watangiye kurenga ibyo byose, hari ahandi hantu yamashije kugera. Uwo muntu amaze kwangirika 100%. Nizo kese nagiye mbona ngewe ebyiri, ariko n'abandi iyo tuganire baba bafite ibindi bagiye babona bitandukanye. Hanyuma abantu nk'abo rero ukurikije abo wakurikiranye cyangwa abo wavuye, baravuye barakira, watanga ubuhamya bw'uko bakize cyangwa stili biracyari? Murakoze. Uburyo twebwe abapsikologe tuvuramo, uri bumfashe ikinyarwanda, ni processus cyangwa se procedure, ni ibyiciro ku kindi. Uko uvura umuntu umuvura mu bice bitandukanye bitewe nuko yaje n'ikibazo yaje azanye nuko yaramerewe. Ntabwo rero twe dutanga ibinini, duvura icyiciro ku kindi. Birumvikana guhagarika imibonano mpuzabitsina n'inyamaswa cyangwa se umuntu n'undi kugira ngo ahite akireka n'ikintu gikomeye. Uwo muntu waje uje kwivuza ufite ubwo burwayi ntabwo afite umuriro ngo turamuha ikinini cya paracetamol, nta bundi bubare afite ngo turamuha ibuprofene. Twebwe duvura imitekerereze ye. Rero ibyo byiciro ntabwo umuntu yareka icyo kintu icyarimwe. Ni nk'uwakubwira ngo reka umureke, wawureka ako kanya. Ni nk'uwakubwira ngo reka inzoga, ntabwo wazireka ako kanya ngo uvuge ngo turabonana n'umuntu ako kanya ngo uhite uvuga ngo uyu muntu yakize. Niyo mpamvu nakubwiye ngo ni ibyiciro ku byiciro, bitewe n'ikibazo kije gifite uburyo kivurwamo, n'amaproche dukoresha cyangwa se amatekinike dukoresha bitewe n'ikibazo cyaje uko cyaba kimeze. Urumva hari igihe ushobora kuvura umuntu nk'uwo wigishijwe kurongora imbwa,
abyigishijwe na mugenzi we, akeneye kuvurwa, ariko kandi hakenewe no kuvurwa na wundi wamwigishije, kuko nawe afite abandi akigisha. Bishobora kuvuga ngo tuvuye umuntu, ariko bifashe no ku wundi muntu, kugira ngo tugarure wa muryango nyarwanda wacu ugiye kwangirika wangijwe n'umuntu umwe. Hanyuma rero bishobora no gufata ibyiciro byinshi, bishobora gufata n'ibiganiro, nimvuga ngo ibiganiro murumva biraba byoroshye. Psychotherapy ntago nzi buryo nabivuga mu kinyarwanda, ariko ni uburyo tuvura mu by'ibyiciro bigiye bitandukanye. Ashobora kumuha rendez-vous uyu munsi akaza, ejo akaza, ku buryo tugenda tugabanya, ava ku cyiciro kimwe niba bikoraga nk'inshuro 10 agenda agabanya, zikazagera kuri 5, bikagenda bikagabanya kugeza aho tuzabihanagura 100%. Ni muri ubwo buryo twagiye tubavuramo nyine, birahanagurika 100%. Hanyuma nawe ahagera aho ubwonko bwe bukamubwira atari kuziko koko ntari muzima, akazana akanakubwira ati muganga, ntabwo nibwo ntangiye kufunguka amaso nanjye yuko ari ibintu bidasanzwe nari naragiyemo. Akakubwira ati yaba ari n'usega, akakubwira ati Imana imbabarire, sinzi icyo navuga, nta nubwo mfite aho nahera ngo mvuge uburyo nanjye ndi kwibona ubu nguko nari imeze. Aho rero niho wa muntu iyo avuye kuri izo nyamaswa atangira kuzigarura ubumuntu, akabona ko hari ikindi cyiciro, igitsina, niba ari umusore, inkumi zihari, agatangira kubona ko nawe akwiye kuba yaboneka hariya kuruta ko yaboneka mu bunyamaswa. Abo mwabonye kuri icyo kibazo birumvikana bari abasore akenshi byo gusambanya inyamaswa. Yego. Hanyuma ubuzima bwabo muri iyi minsi cyangwa mu bihe bya none, nyuma yo gukurikiranwa cyangwa kuvurwa, buhagaze gute? Batangiye gutereta inkumi cyangwa byagendaniye ko? Ese ko ubizi neza? Yego, ntabwo tubareka gutyo, niyo mpamvu twakubwiye ngo ni ibyiciro, tugenda tubaganiriza ibyiciro. Bameze neza, bafite abafiance. Iyo byamenyekanye bisaba nuko na societe atangira, kuko niba yagarutse mu buntu hari igihe agaruka akakubwira ati se Mana yanjye ndahera kuki, hari igihe njya gutereta umukobwa runaka, barahita bambwira ati dore ni wa muhungu warongoye imbwa. Yavuze ngo ni wa muhungu warongoye imbwa, wumva wataye isura y'uwo muntu n'agaciro. Cyangwa se dore ni wa muhungu warongoye inka, cyangwa se ati niba bamubwira ati arongora imbwa. Bisaba yuko nyine agenda agaruka, ariko batubwiye yuko batangiye kumera neza. Niba umuntu atangiye kubiva ku cyiciro agatereta, ejo wenda baramubenze akagaruka ahandi. Ni ibintu bisanzwe nk'uko n'abahungu bose bashobora kubabenga kimwe nk'uko n'abakobwa bababenga. Hanyuma rero hari icyo rukomojeho, abantu nk'abo muri societe bakirwa gute, cyangwa aho societe ntituma nabwo bagumana bya bibazo bigatuma batabivamo burundu? Birumvikana abafite ipfunwe, si nawe wenyine, rega n'umuryango akomokamo nawe hari igihe usanga bacira akatari urutega ati ni muri wa muryango urongora imbwa cyangwa se ni wa muryango urongora inka. Niyo mpamvu nakubwiye ngo uko tuvura abantu bishobora kuba byaturutse ku muntu ku giti we cye, ariko tugakomeza no kuri wa muryango we, kugira ngo nawe utangire kwisanga mu bantu, utangire kumva yuko ariko iyo wagize ibyago ukabona umuntu wawe nawe yatangiye kurongora izo mbwa cyangwa se izo nyamaswa, nawe wumva utaye agaciro. Wumva mu muryango mutakira abantu bukwiye kwicarana n'abandi. Urumva rero nabo ni abantu baba bakeneye gufashwa kugira ngo bongere kugaruka mu buzima busanzwe. Buretse wenda ngiye amahirwe yabo bakiriya nahuye nabo benshi babonwaga n'imiryango, ariko noneho biba ari ibibazo bikomeye cyane iyo bibaye ngombwa ko bibonwa n'abandi bantu bari hanze y'umuryango. Aba ari ikibazo nacyo bisaba yuko icyo gihe na societe y'ahantu batuye haba hakeneye kuganirizwa. Reka niba nzaba ntandukiriye gato, ariko nabyo bidufashamo abantu bafatiwe muri iyo kese mu bijyanye n'amategeko, ho biba bimeze bite? Barahanwa? Urakoze cyane. Hari ikibazo cyo mu mutwe ntabwo bahanwa? Ntabwo ndi umunyamategeko, ngiye icyo nshinzwe ni ukuvura umuntu. Rero ngiye kugusubiza ngo mu mategeko barahanwa bagenza gutya, ubwo nanone ni ikindi cyiciro naba ngiyemo. Nge nk'umuganga mvura umuntu, nk'umuganga utari umupolisi, nk'ubu umucamanza, ahubwo mvura umurwayi. Yego.
ubwo rero iyo bigeze mu mategeko ibyo byaba ari ibindi nabyo ku barongora abana icyo gihe bafite ubundi uburyo babyitamo, ariko nabyo ni ibintu bikurikiranwa kugira ngo barebe wenda niba ari ibyaha bamukatira, nabyo bigira uko bikurikiranwa mu mategeko yabo. Hanyuma tugenda twerekeza ku musozo, hari akabazo k'amatsiko naringize ku barongora abana babo. Hari igihe najyaga numva ngo uyu muntu ngo aryamanye n'umuntu bafitanye isano ya hafi bashaka kutabyara umwana muzima, akenshi ngo babyara abana batameze neza, bafite ibibazo byaba byo mu mutwe cyangwa ibindi bibazo byihariye by'ingingo. Icyo kintu cyaba ari cyo koko? Ya bibaho, babyara abana bazima, ariko kandi ubwo ruhererekane ntirubura icyo rugarura. Ngende bwibande ku buzima bwo mu mutwe nk'uko twari twakomeje kubivuganaho. Urumva wa mwana wabyaranye na papa, duhere ku bisanira. Uwo mwana azavuga ko sekuru niwe papa, nyina niwe mugore wande wa sekuru. Urumva icyo gisanira kiba kimaze kwangirika. Na wa mwana avuka afite ikibazo cyo mu mutwe kenshi, iyo bitagize izindi ngaruka ashobora kugira ikibazo cyo mu mutwe, hagera akavuga ati ubundi kuki wowe mama wagiye kuryamana na papa gute? Byaba byaragenze gute? Ahubwo ashobora no kugira nayo ingaruka z'uko wenda niba yaravutse ari n'umuhungu ashobora no kuzarongora nawe umwana we, cyangwa se mushiki we, birashoboka, nta gitangaza kirimo. Rero niyo mpamvu biba bisaba yuko tugenda tuganira icyiciro ku kindi cyiciro ku kindi. Hari nubwo ashobora no kuvuka, yavuga ameze gutya, yaravutse ku mwana wavutse kuri papa we, ugasanga bimuteza izindi ndwara zo mu mutwe, aho ashobora kuzavamo akiyahura, akavuga ati aho kugira ngo mbe naravutse ku bantu nk'aba, ndutwa n'utakiriho, ndutwa n'uwapfuye. Ibibazo bikomeye. Muga rero tugana ku musozo, ni zihe nama cyangwa niki wabwira abadukurikiye cyangwa societe nyarwanda mu rwego rwo kuba bakirinda ibintu nk'ibyo byose twagiye tugarukaho? Icyo nabwira societe nyarwanda cyangwa se umuryango nyarwanda nuko bakumva yuko umuntu wo mu muryango wagize ikibazo nk'icyo gitandukanye cyangwa se kidasanzwe, babonye bya bindi bavuga ngo ni amahano, akwiye kujyanwa kwa muganga akavurwa. Usibye nawe kandi mu gihe wumva birabahungabanya, igihe wumva bahungabanye nabo bakwiye kwegera kwa muganga. Hanyuma igihe umuntu wawe ushobora kuba mubonye ari umuntu ku wundi gusa abandi batarabibona, nawe mukwiye kuganira nawe mukajyanwa kwa muganga kugira ngo abashe gufashwa. Nkabibutsa yuko kwa muganga hatagenda abantu bafite umuriro gusa. Abantu bamenyereye ko kujya kwa muganga ari umuntu wagize umuriro, ufite ibicurane, wacitse intege. Ndashaka kubamenyesha ko rero umurwayi wo mu mutwe bidasaba ko wagize ibindi bimenyetso. Ahubwo wenda nsoza ko hari wari ugeze kumbaza ngo wa mubyeyi wa mwana ngo wavutse kuri ba bantu nta kindi kibazo ashobora kugira. Ntabwo wenda atari isano ryo kuvuga ngo yabyawe gusa, ni kimwe n'umuntu wagize ibibazo byo mu mutwe wenda yabigiranye mu muryango, umugore atwite, bigira ingaruka ku mwana. Bigira ingaruka ku mwana, ashobora no kubyara umwana ubona ko atuzuye mu bwonko, debility, kubera amakromozome agatangira gukora mu buryo budakwiriye, hakavukamo umuntu wagaragaje ibindi bimenyetso bitandukanye nk'ibyo hozo uri kumbaza. Bibaho nabyo. Murakoze. Murakoze cyane. Tuzaganira ku ngingo ko ntiziza ko mfite ingingo nyinshi cyane zishaka kugira byinshi zifasha abanyarwanda n'abandi bantu muri rusange. Bizaterwa n'ibyo muzabona nka mwebwe nk'abanyamakuru. Mwebwe abanyamakuru mufite ibintu byinshi mugenda mubona, ariko ngiye kubwanjye numva twakwiga ko twazaganira ku bijyanye no kubaka urugo. Ku muryango nyarwanda kuko uri kugenda usenyuka, twize ku bijyanye no kubaka urugo, wenda tugahera kuri fiançailles, byaba ari byiza kurushaho. Ikintu ni sawa cyane. Nanjye nakifuzaga, ikibazo bizakubabona kuko muba mufite akazi kenshi, naho muba muri naho ni hatari, ariko nta kibazo tuzashaka igihe ari njye nawe. Yego. Murakoze cyane rero. Murakoze nawe. Kandi mukomeze mugire ibihe byiza n'akazi keza. Murakoze cyane nawe.